Shimwe inshuti z'Imana ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nk'ibisanzwe ndi Pastor Placide nongeye gushimira Imana ngiye kumpa ubushobozi bwo kugera imbere yanyu nongera kuvuga ijambo ry'Imana nkuko tumenyeranye hano ni kuri Jesus for everyone mbere na mbere cyo nagusaba ko wakora subscribe kugira ngo iri jambo ry'Imana rijye kugeraho mu buryo bwihuse kandi ujye umenya ko hari ijambo ry'Imana ryagezeho n'ibindi biganiro bizagenda biza mu buryo butandukanye. Ikindi nagusaba gukora share ko dufasha kugira ngo tugeze ubutumwa ku bantu benshi kuko iyo ufatanyije n'umuntu mu kuvuga ubutumwa cyangwa se kugeza ubutumwa kure Imana igumugisha. Kenshi twifuza kumugisha tukavuga ngo Mana duhumugisha, Mana duhumugisha muri ibingibi, duhumugisha muri ibingibi, ariko tuba dufite ibintu dusaba Imana, hari ibyo tubigomba, hari ibyo tugomba kuyikorera kuko iyo ufashije umuntu Imana yatumye ni Imana ubugiriye neza si kuko ni intumwa nkuko nawe wabayo, ni umuntu nkuko nawe urundi ndetse ni n'umugaragu nkuko nawe uri umugaragu. Imana rero ni umugisha kandi ikugire neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa kugira ikigirwamana ku buzima bwawe. Ni iki? Ese ni gute umuntu ashobora kugira ikigirwamana ku buzima bwiwe? Ese icyo kigirwamana gishobora kuba ari ikintu kimeze gute? Kandi Imana yacu tubona ko ari Imana yanga ibigirwamana. Ibigirwamana ni ukuvuga ngo ni ibintu bihindurwayo bitariyo. Niyo mpamvu byitwa ibigirwamana. Ibigirwamana mbese nibitwara izina, mu magambo make nibitwara icyubahiro kandi bitagikwiriye kuko ariyo nikwiye icyubahiro. Rero reka twumve icyo Imana ivugana natwe mu kuva ibice 20 umurongo miravuga Imana ngo Imana ivuga aya magambo iti ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. 3 Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Vuguti amena. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntukagire igisa n'ishusho ikiri hejuru mu ijuru n'ikiri mu mazi hasi n'ikiri ku butaka. Ngo ntuzigere ukikubita imbere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkagera kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkagira neza abankunda bakitondera amategeko yanjye. Ikintu cya mbere ngira mu muganirize inshuti yanjye, ikintu bita kugira ikigirwamana ni ikintu cyose ushobora gufata umwanya wagahaye Imana ukawugira. Ni ikintu cyose gishobora gutuma utakaza umwanya wo kuramya Imana, aho kugira ngo uramye Imana ukakiramya. Hari igihe umuntu ashobora kwicara akavuga ngo kuramya ikigirwamana ngo nuko gusa ngo nashyize ishusho hariya nkayipfukamira, ariko ntabwo ariko kuri guhari. Kuramya ikigirwamana n'igihe cyose wagira ibyishimo bikagutuma wibagirwa Imana uramije ikigirwamana. Ikintu cyose cyakubabaza ukibagirwa Imana uramije ikigirwamana, ubwo no kuvuga ngo nako kababaro kaba kabaye ikigirwamana. Igihe cyose uzafata umwanya wawe ukawutakaza, icyo wawutakazaho cyose, waba uri kwishima waba uri kubabara, ariko hakaba hatari Imana, wawimitse ikigirwamana. Haleluya. Yavuze ngo ntuzagire ikindi kintu uramya ntukakikubita imbere. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose bikubise imbere ni ikintu cyose wazamuka giha agaciro kakagera ku k'Imana ikwiriye. Ni ikintu cyose wahaye umwanya ukaruta uwuha Imana. Ikintu cyose wakora jya ubanza urebe ngo uyu mwanya ngihaye ndaza kubona umwanya wo guha Imana wenda unakiruta. Ariko nanone reka ngaruka ngaho utaza kunyumva nabi. Guha ikintu umwanya ntabwo ari kuvuga ngo nuko wenda tuvuga ngo ngiye kukazimaza amasaha 8 nkora ngo ngomba guha Imana amasaha 8. Ushobora gukora ukaba mu kazi kawe, ukabana n'inshuti zawe, ukaganira n'inshuti zawe, ariko uri kuramya Imana mu mutima wawe. Umuntu umwe yigeze kutubwira akantu gasekeje, atubwira ngo hari igihe umubyeyi yigeze kubwira umwana ngo umwana ngo ugenda wicare hariya. Mwana w'umwana aramubwira ngo papa ngo nubwo nicaye ariko mu mutima ndahagaze. Mu magambo makeya, kubana n'Imana no kugendana n'Imana ni uko umutima wawe uri muraramya Imana amasaha yose, kumva wowe connection yawe uri kumwe n'Imana.
igihe cyose uzamara rero ayo masaha yose, ukamara amasaha menshi wumva umutima wavuye ku Mana, uzace bugufi wihane nk'umuntu waramije ikigirwamana, kuko icyo kintu kiba cyagutwaye umutima kikawiharira, kandi umutima wawe ugomba kuba uw'Imana ibihe byose. Umunsi wose uzajya uvuga uti naramije ikigirwamana cy'umunezero mwinshi ndarengera, naramije ikigirwamana cy'umubabaro ndanegera, naramije ikigirwamana cy'amagambo ndarengera, naramije ikigirwamana cyo kujya kure ndarengera, naramije ikigirwamana cyo kwibaza ku bantu ndarengera. Ibigirwamana ni byinshi ariko biriyoberanye, kuko Satani ikintu cya mbere abereyeho ku isi ngo ni umuriganya, ni umujura, nta kindi cyamuzanye ni ukwiba no kwica no kurimbura. Igihe cyose Satani azagutwaza igitugu akakubwira ibindi bintu wowe wiberamo, akakuzubaza, nicyo kintu cya mbere Satani adukorera, arakuzubaza akakuramisha ikigirwamana utabizi. Nta kindi kintu akora, kuko azi ko nta kindi kintu yagukoraho. We aragushushanya ugashiduka waguye mu kintu utakizi, ukazakivumbura hanyuma icyo cyari cyo ariko utigeze ubimenya hambere. Inshuti yanjye rero, ntabwo ndi buze gutinda nk'uko twamenyeranye ko tudafata igihe kinini cyane. Burya uwumva bayumvise y'Imana ishaka kuvuga, burya reka nkubwire umuntu arumva. Yavuze ngo nkunda bankunda bakitondera amategeko yanjye kugera nkunda abankunda ngo nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Inshuti z'Imana, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe ni Pastor Placide, nongeye gushimira Imana ngiye kumpa ubushobozi bwo kugera imbere yanyu nongera kuvuga ijambo ry'Imana. Nkuko tumenyeranye hano ni kuri Jesus for Everyone. Mbere na mbere icyo nagusaba nuko wakora subscribe kugira ngo iri jambo ry'Imana rijye rikugeraho mu buryo bwihuse, kandi ujye umenya ko hari ijambo ry'Imana ryagezeho, n'ibindi biganiro bizagenda biza mu buryo butandukanye. Ikindi nagusaba gukora share kudufasha kugira ngo tugeze ubutumwa ku bantu benshi, kuko iyo ufatanyije n'umuntu mu kuvuga ubutumwa cyangwa se kugeza ubutumwa kure, Imana ibuha umugisha. Kenshi twifuza kuvuga umugisha, tukavuga ngo Mana duha umugisha, Mana duha umugisha, duha umugisha muri ibi ngibi, duha umugisha muri ibi ngibi, ariko tuba dufite ibintu dusaba Imana, hari ibyo tubigomba, hari ibyo tugomba kuyikorera, kuko iyo ufashije umuntu Imana yatumye, ni Imana uba ugiriye neza, si kuko ni intumwa nk'uko nawe wabayo, ni umuntu nk'uko nawe urundi, ndetse ni n'umugaragu nk'uko nawe uri umugaragu. Imana rero ni umugisha kandi ikugire neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa kugira ikigirwamana ku buzima bwawe. Ni iki? Ese ni gute umuntu ashobora kugira ikigirwamana ku buzima bwiwe? Ese icyo kigirwamana gishobora kuba ari ikintu kimeze gute? Kandi Imana yacu tubona ko ari Imana yanga ibigirwamana. Ibigirwamana ni ukuvuga ngo ni ibintu bihindurwayo bitariyo. Niyo mpamvu byitwa ibigirwamana. Ibigirwamana mbese ni ibiyitwara izina, mu magambo make ni ibiyitwara icyubahiro kandi bitagikwiriye, kuko ariyo ibikwiye icyubahiro. Rero reka twumve icyo Imana ivugana natwe mu kuva ibice 20. Umurongo wa mbere avuga Imana ngo, Imana ivuga aya magambo iti, ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. 3, ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Vuga uti amena. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntukagire igisa n'ishusho ikiri hejuru mu ijuru, n'ikiri mu mazi hasi, n'ikiri ku butaka. Ntuzigere ukikubita imbere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkagera kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkagira neza abankunda bakitondera amategeko yanjye. Ikintu cya mbere ngira mu muganirize inshuti yanjye, ikintu bita kugira ikigirwamana ni ikintu cyose ushobora gufata umwanya wagahaye Imana ukawugira. Ni ikintu cyose gishobora gutuma utakaza umwanya wo kuramya Imana, aho kugira ngo uramye Imana ukakiramya. Hari igihe umuntu ashobora kwicara akavuga ngo kuramya ikigirwamana ngo nuko gusa ngo nashyize ishusho hariya nkayipfukamira, ariko ntabwo ariko kuri guhari. Kuramya ikigirwamana n'igihe cyose wagira ibyishimo bikagutuma wibagirwa Imana, uburamije ikigirwamana. Ikintu cyose cyakubabaza ukibagirwa Imana, uburamije ikigirwamana, ubwo ni ukuvuga ngo nako kababaro kaba kabaye ikigirwamana. Igihe cyose uzafata umwanya wawe ukawutakaza, icyo wawutakazaho cyose, waba uri kwishima, waba uri kubabara,
ariko hakaba hatari Imana wawimitse ikigirwamana. Haleluya. Yavuze ngo ntuzagire ikindi kintu uramya ntukakikubita imbere. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose bikubise imbere ni ikintu cyose wazamuka giha agaciro kakagera ku k'Imana ikwiriye. Ni ikintu cyose wahaye umwanya ukaruta uwuha Imana. Ikintu cyose wakora jya ubanza urebe ngo uyu mwanya ngihaye ndaza kubona umwanya wo guha Imana wenda unakiruta. Ariko nanone reka ngaruka ngaho utaza kunyumva nabi. Guha ikintu umwanya ntago ari kuvuga ngo nuko wenda tuvuga ngo ngiye kukazimaza amasaha 8 nkora ngo ngomba guha Imana amasaha 8. Ushobora gukora ukaba mu kazi kawe ukabana n'inshuti zawe ukaganira n'inshuti zawe ariko uri kuramya Imana mu mutima wawe. Umuntu umwe yigeze kutubwira akantu gasekeje atubwira ngo hari igihe umubyeyi yigeze kubwira umwana ngo umwana ngo ugenda wicare hariya. Mwana w'umwana aramubwira ngo papa ngo nubwo nicara ariko mu mutima ndahagaze. Mu magambo makeya kubana n'Imana no kugendana n'Imana ni uko umutima wawe urimo uraramya Imana amasaha yose, kumva wowe connection yawe uri kumwe n'Imana. Igihe cyose uzamara rero ayo masaha yose ukamara amasaha menshi wumva umutima wavuye ku Mana, uzace bugufi wihane nk'umuntu waramije ikigirwamana, kuko icyo kintu kiba cyagutwaye umutima kikawiharira, kandi umutima wawe ugomba kuba uri uw'Imana ibihe byose. Umunsi wose uzajya uvuga uti naramije ikigirwamana cy'umunezero mwinshi ndarengera, naramije ikigirwamana cy'umubabaro ndanegera, naramije ikigirwamana cy'amagambo ndarengera, naramije ikigirwamana cyo kujya kure ndarengera, naramije ikigirwamana cyo kwibaza ku bantu ndarengera. Ibigirwamana ni byinshi ariko biriyoberanye, kuko Satani ikintu cya mbere abereyeho ku isi ngo ni umuriganya, ni umujura, nta kindi cyamuzanye no kwiba no kwica no kurimbura. Igihe cyose Satani azagutwaza igitugu akakubwira ibindi bintu wowe wiberamo akakuzubaza, nicyo kintu cya mbere Satani adukorera, arakuzubaza akakuramisha ikigirwamana utabizi. Nta kindi kintu akora kuko azi ko nta kindi kintu yagukoraho. We aragushushanya ugashiduka waguye mu kintu utakizi ukazakivumbura hanyuma icyo cyari cyo ariko utigeze ubimenya hambere. Inshuti yanjye rero ntago ndi buze gutinda nk'uko twamenyeranye ko tudafata igihe kinini cyane. Buryo wumva abayumvise y'Imana ishaka kuvuga burya ariko mubwire umuntu arumva. Yavuze ngo nkunda bankunda bakitondera amategeko yanjye ngo kugera nkunda abankunda ngo nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Reka nkubwize ukuri, kuba ukunda Imana ntibivuga ko udashobora gucumura. Bishoboka, ntabwo bivuze ko udashobora gucumura, ariko abayanga n'abayikundira bazi. Hari umuntu acumura ariko akunda Imana, hari n'umuntu uba mu buzima bwo kwanga Imana ari umwanzi w'Imana, ibivuga Imana birwanya ibigenda ikintu cyose waba uvuze Imana akagukritika akavuga ngo ibyo ngibyo ngo ariko ngo ibi ni ibiki, ariko iyo Imana birirwa bavuga, abantu bose birirwa bavuga Imana, twese tuvuze Imana wera mu kitondo tukagira nimugoroba isi yagira amahoro. Ariko ikibujije isi amahoro ni ukubera yuko twese tuvuga ibirwanya Imana, tukavuga ubupfu, tukavuga ibidafite umumaro, twese tubaye tuvuga Imana.